Sanlam V online services uko zikora icya mbere ujya kuri solasv.rw cyangwa rw hanyuma iyo ugeze kuri Sanlam iyi niyo page ubona ya mbere. Iyi page rero ya mbere ubona uhita ukanda kuri online client access niyo y'abakiriya. Ukanze kuri online client access utegereza. Iyi niyo page rero itiza ubona welcome to Sanlam V Rwanda. Noneho ni ubutumwa hano hasi hari kanda hano ubone imfashanyigisho, hariho amabwiriza y'uburyo ikora. Hano rero ni login iyo usanzwe warakoze register. Iyo ari ubwa mbere uyikoresheje ni ngombwa ko ukanda register. Iyo usanzwe uyikoresha ukanda hano kuri login. Ubwo rero twebwe turakanda kuri register. Iyo umaze gukanda kuri register baguha aho wuzuza passport yawe, passport number cyangwa se ID irangamuntu, cyangwa se kuba afite passport ugashyiramo passport. Hano rero ndashyiramo irangamuntu yanjye. Nimara gushyiramo irangamuntu yanjye ngire register. Iyo maze gukanda register banyoherereza ubutumwa bugufi kuri SMS kuri telefone yanjye natanze nkorana amasezerano na Sanlam. Iyo message ngufi haba harimo code baguhaye. Iyi code uyishyiramo neza nkuko bayiguhaye, ariyo ngiye maze kubona IG99KB. Iyi niyo code rero baba baguhaye. Ni ukuvuga ngo hano ni ukuvuga ngo nibeshye urugero ngashyiramo nk'iyi ngiyi ituzuye ngakanda kwemeza, urabona ko bakubwira ko ushobora kugerageza inshuro 3. Ni ukuvuga ngo wemere kugerageza inshuro 3, ariko ni ukuvuga ngo biba bivuga ko iyi code washyizemo atariyo. Ubu ngerageje inshuro 3, ubwo rero zihita zishira. Iyo nongeye nanone ubwiye kabiri nabyo barambwira ko maze kugerageza kabiri, nongera kugerageza ubwa 3 barahita bambwira ko iyo code itiba expired. Ni byiza ko rero ukoresha code yawe neza nkuko bayiguhaye. Ubwo iyo umaze gushyiramo code rero wemeza ubutumwa wabonye kuri telefone. Iyo umaze kubwemeza hano baguha aho noneho ukora pin yawe cyangwa se umubare w'ibanga. Ubwo nibampa wo gushyira pin, ngewe ndakora pin yanjye ishobora kuba ibibare 4 kuri 5. Nimara gushyiramo pin yanjye ndayishyira hano, nongere nyisubiremo hano ya pin. Nimara kuyisubiramo noneho nkore change password. Iyo maze gukora change password bahita banjyana ubu registration mba nyirangije. Ushatse urabisevinga, ushatse ntubisevinga. Ni ukuvuga ngo ubu iyi niyo page yanjye nk'umukiriya. Bahita bakwereka amapolisi ufitanye na Sanlam cyangwa amakontra mu masezerano mwagiranye na Sanlam. Hano rero bakaguhaho ibintu bitandukanye ushobora gukora kuri buri polisi cyangwa kuri buri masezerano. Urabona ushobora kureba amasezerano yawe uko yishyurwa, ushobora kureba uko ushobora kudownloadinga kontra yawe mu gihe wenda wayitaye, cyangwa se ukatunotifiya claim. Ni ukuvuga ngo rero iyo turi hano ni ukuvuga ngo iyi niyo page. Noneho iyo ndangije kureba ibyo ndeba, aya niyo masezerano yose uba ufitanye na Sanlam V. Ni ukuvuga ngo nshobora gukora login, logout cyangwa ngasohokamo. Ubwo noneho ndasohotse hanze. Noneho kwinjira n'ingaruka bwa kabiri, ubwo nanone baransaba gushyiramo ya ID yanjye, noneho nshyiremo na ya pin yanjye kugira ngo mbashe kwinjiramo nkuko ko narangije kwiyandikisha. Ubu
ubutaha ni ukuvuga ngo buri gihe ukomeza ukora nka kuriya nyine winjiramo iyo warangije kwiyandikisha. Ni ukuvuga ngo rero iyo wibagiwe cyangwa wataye wa mubare wawe w'ibanga cyangwa wawibagiwe, ujya kuri login, noneho hano ugakanda hano handitse ngo recovery your pin cyangwa umubare w'ibanga mushya, cyangwa ushaka guhindura wawerekanye, ukanda hano. Iyo umaze gukanda hano tukagusaba ya rangamuntu yawe. Iyo umaze gushyiramo irangamuntu yawe ukemeza hariya, iyo umaze kwemeza nanone tukoherereza ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa yawe, ugashyiramo bwa butumwa bugufi bwawe nk'uko babukoherereje. Reka mushyiremo wamara kubushyiramo ukemeza. Iyo umaze kwemeza nanone bagusaba aho wahindurira noneho ya pini yawe. Ubu noneho ngakora pini nshya. Iyo umaze gukora pini nshya ura change password, n'ubundi ubwo nkaba ndarangije, bakahita n'ubundi wanjyana kuri ya page yanjye yerekana amasezerano yose mfitanye na Sanlam. Ubwo rero nk'ubu ngubu tuvuge nk'aya masezerano yanjye mfitanye na Sanlam, hano tukwereka igihe yakorewe, tukakwereka igihe yatangiriye kujya mu bikorwa, tukakwereka n'igihe aya masezerano yawe azarangirira, tukakwereka na stati afite. Iyi stati rero hano bakwereka niba ari in force, biba bivuga ko polisi yawe nyine ikiri gukora, iri ku murongo neza, wishyura neza n'amafaranga noneho wishyura nayo hano bakayakwereka. Iyo rero ugiye kureba uburyo wishyura ibirarane byawe, ukanda hano, urabona hano naho dufite aho ukanda ukareba ibi birarane, ukareba noneho na download, ushobora kureba kontra yawe uko iteye. Ni ukuvuga ngo hano noneho nkanze kureba ibirarane byanjye, bakwereka incamake y'ibirarane byawe hano hejuru, bakakwereka ayo wishyura, bakakwereka igihe uzishyurira, bakakwereka niba wishyura buri kwezi, bakakwereka n'ayo bamaze kwakira, Sanlam imaze kwakira yawe yose. Ubwo rero hano hasi naho haba hariho mu ncamake uko wagiye wishyura. Ni ukuvuga ngo buri tariki wagiye wishyuriraho, igihe receipt number, bakakwereka igihe wari kwishyura. Niba urabona hano ni mu kwa 9, mu kwa 8, mu kwa 4, mu kwa 6, mu kwa 5, mu kwa 4, mu kwa 3, mu kwa 2 no mu kwa 1, bigakomeza guhera igihe uba waratangiriye amasezerano yawe. Ni ukuvuga ngo noneho hano iyo ushatse kubika iyi statement yawe ukanda download. Iyo ukanze download uhita ubona ya masezerano yawe, nako uhita ubona ya statement yawe ihita downloading hano hasi. Noneho ukaba wayifungura ku ruhande, irangije kuba downloaded, ukaba wayifungura ku ruhande ukayibika se kuri telefone yawe ngendanwa cyangwa se n'ahandi hose, cyangwa se ukaza kuyireba witonze kugira ngo ubashe wenda kuba niba hari ibyo ubona bitishyuwe ukawahamagara ukabaza. Ubwo hano hari totali, hari ayabonye na ration yawe na periode ni na receipt na payment n'igihe wishyuriye iyo ntuzi. Ubwo rero iyo urangije kureba amasezerano ushatse ukora back hano. Iyo ukoze back hano ushobora noneho kujya kuri kontra, noneho ukajya kureba ya masezerano yawe igihe wenda ushaka kuyabika mu buryo buri digital. Aya rero niyo amasezerano yawe ubona, aya niyo masezerano ya rwa rupapuro twari dusanzwe dutanga, ni gutya ruba rumeze. Aya niyo masezerano, ushatse urayazuminga ugasoma neza ibirimo, ugasoma ukareba neza ibirimo. Noneho iyo umaze kuyemera ushaka kugira ngo uya downloading,
buri gihe ni ngombwa ko ukanda hano niba wemera amasezerano wakorewe. Iyo ukanze hano uba uvuze ko wemeye ibirimo hano byose bikubiye muri aya masezerano. Iyo urangije kwemeza rero hano uba ushobora noneho kudawunirodinga aya masezerano yawe. Iyo ukanze hano ni ukuvuga ngo aya masezerano yawe ahita dawunirodinga hano, ukaba uyafite muri n'ubundi PDF ariho iyi ngiyi ubona ko noneho uba ufite amasezerano yawe, ushatse wayabika cyangwa se ukayimprima, nabyo nta kibazo. Hano rero naho tuhasanga amasezerano rusange. Amasezerano rusange yo ntabwo ari ngombwa ko wemeje ko uyemera. Aya ni amasezerano rusange ya Sanlam y'abakiriya bacu bose duhuriyeho. Ibi rero iyo urangije hano rero umaze kubona ibyo wifuzaga byose, ubu n'ubundi ugira back ugasubira inyuma. Gutya rero niko ushobora kubona statement yawe, ni nako ushobora kubona kontra yawe. Urabona ko byoroshye nta kigoye kirimo. Umaze rero kubona statement na download contract, umaze kubona na contract, noneho harimo n'ubundi buryo ushobora no kubona na claim. Uri ushaka kunotifya claim, tuvuge ushaka gusaba nka avance wagize akabazo, ukuvuga ngo uraza ugakanda kuri aka ngaka ugakanda notify claim. Iyo umaze gukanda notify claim, urabona nka hano barakubwira ko there is no claim available for this policy. Ni ukuvuga ngo ngibi icyo bivuze, ni ukuvuga ngo mu bihe byashize ntago nigeze kuri iyi polisi yacu hano bakwereka polisi hano ugiye gukoreraho claim cyangwa ugiye gusabiraho avance cyangwa ugiye kumenyekanisha urupfu se cyangwa se ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo hano rero ibi ngibi impamvu hano njyewe nabonye iyi message ni uko kuri iyi polisi kugira ngo kuri iyi kontra cyangwa kuri aya masezerano, iyi nimero y'aya masezerano ntabwo nigeze nkora n'umunsi n'umwe, ntabwo nigeze nsaba cyangwa se avance cyangwa se iyindi claim nigeze nkora. Noneho rero sasa kugira ngo nkorere claim ndaza hano ngahitamo claim nshaka gusaba. Ni ukuvuga ngo hano harimo mpitamo ubusabe nshaka kumenyekanisha. Hano harimo gutesha agaciro aya masezerano, gusesa amasezerano, gusaba kwimurira imisanzu, gusaba avance, gusubizwa imisanzu y'ikirenga, kurangiza amasezerano y'izabukuru cyangwa kumenyekanisha urupfu. Mpitamo ikijyanye n'icyo n'ibihuye n'ibyanjye. Reka n'urugero tuvuge ngo tuvuga ko tugiye gusaba avance. Ni ukuvuga ngo niba tugiye gusaba avance turakandamo hariya, noneho nitumara gukandamo hariya tuze dukande hano kugira ngo dukomeze. Iyo umaze gukanda hano tukoherereza, iyo tubonye wemerewe koko kuba wasaba ya avance, tukoherereza ubutumwa harimo code nanone ugomba kudushyiriramo hano kugira ngo tu making sure ko ari wowe koko uri kubikora. Tukohereza kuri telefone yawe ubutumwa winjizamo hano. Ubwo butumwa nibwo njyewe mbonye kuri telefone yanjye, ni kubushyiramo 6. Namara uyu umaze gushyiramo ubutumwa twakwereje kuri SMS kuri telefone ngendanwa yawe, wemeza ya code yawe. Iyo umaze kuyemeza ya code, ni ukuvuga ngo noneho hano hari ibyo tugusaba kuzuza kugira ngo twakire ya notification yawe. Ni ukuvuga ngo hano utwuzurizamo banke, ugashyiramo banke ukoresha, hano izina rya banke ukoresha, hano ukadushyiriramo konte yawe. Iyo umaze kudushyiriramo konte, hano ugashyiramo n'amazina yanditse kuri iyi konti. Ikitonderwa, Sanlam PLC ntiyishingira kuyoba kw'amafaranga bitewe n'iyuzuzwa nabi rya nimero ya konti cyangwa amazina ya nyiri konti. Ni ukuvuga ngo rero ugomba
kwitondera ibi bintu wuzuza hano ukareba neza inshuro ebyiri ko koko ari byo byanditse neza, kugira ngo amafaranga yawe wasabye atazajya ahandi. Iyo umaze rero kubona ko urishuwa ko ari byo, ukanda hano ukemeza niba ari byo. Iyo umaze kwemeza niba ari byo, ni ukuvuga ngo hano noneho tukwereka iyo uri gusaba avance amafaranga ntarengwa. Aya niyo mafaranga ntarengwa uba ushobora gusaba. Ni ukuvuga ngo igihe cyose uzashyiramo tuvuge nshyizemo miliyoni zingahe, hano tuzakuzurizamo twebwe ahwanye nayo tuzi ko utarenza. Ariko ni byiza ko ushyiramo ayo utarenza cyangwa se munsi. Ubwo rero niba mvuze ko nshaka 250, urabona ko nta kibazo na kimwe kiri hano. Noneho rero narangiza ibi byose iyo mbyemeje, icyo nkora ni ugukora notify claim. Iyo nkanze hano ni ukuvuga ngo noneho njyewe ya avance yanjye mba nyisabye kuri Sanlam, ndategereza. Noneho nkabona iyo imaze kwemezwa na system, tukoherereza ubutumwa bugufi bukubwira ko twakiye ya notification yawe y'ubusabe bwa avance. Ubwo ni ukuvuga ngo uhita ubona hano tukubwira ko iyo nta kibazo cyabayemo, tukubwira ko ubusabe bwanyu bwakiriwe neza, muzabona igisubizo vuba. Noneho ikindi kintu uhita ubona ubutumwa bugufi, birumvikana bukubwira ko twakiriye ubusabe bwawe. Ubona ubwo butumwa bugufi ubona kuri telefone yawe ngendanwa, tukaguha na nimero ya dosiye mu gihe waba uhamagaye cyangwa se habayeho ubukererwe mu kubona igisubizo. Noneho iyi nimero rero niyo tuba twakohereje kuri SMS. Iyo uhamagaye cyangwa utwandikira, ni iby'ingenzi ko uyiduha kugira ngo bashobore kumenya ikibazo kiri mu busabe bwawe. Iyo ushaka rero gusubira inyuma, urongera ugakanda. Iyo ukanze hano ukanda hano kugira ngo usubire kuri hamwe wahoze utangirira. Ni ukuvuga ngo rero ikindi nakwerekana mu gusaba mu gutanga mu kunotifiya claim, ni ukuvuga ngo niwongera ugashaka kunotifiya claim kuri ya police nyine umaze kunotifiya, ni ukuvuga ngo ukaza tuvuge ko noneho nyuma yo gusaba avance burya nshaka no gusesa amasezerano, ugakanda hariya. Ni ukuvuga ngo hano ntabwo tukwemerera ko wongera kubikora inshuro ya kabiri. Ni ukuvuga ngo tuguhe message uvuga ngo umukiriya wacu ntabwo wemerewe gutanga icyifuzo cyanyu kiri kontara inshuro irenze imwe mbere y'iminsi 30. Ni ukuvuga ngo nta bundi busabe ushobora gukora mbere y'iminsi 30. Ndizera ko ibyo ngibyo byumvikanye. Noneho hari ubundi buryo nanone nifuza ko nabereka bwo kugaragaza bwa claim. Ni ukuvuga ngo nshobora gufata indi police cyangwa se indi kontra cyangwa amasezerano dufitanye. Noneho ni ukuvuga ngo wenda niba ngiye kumenyekanisha urupfu, nkahitamo kumenyekanisha urupfu kuri aya masezerano dufitanye, ngakanda hano. Ahangaha biranyemerera gukomeza kuko aya masezerano nta na rimwe nigeze ntabwo ndigera nyakoraho ubusabe ubwo aribwo bwose. Nanone nk'uko bisanzwe hano ubona ya message iguha code kugira ngo ushobore kuba wakomeza ugaragaza ubusabe bwawe. Ya code rero turi kwishyiramo ukayemeza. Iyo umaze kwemeza ya code, ni ukuvuga ngo ubona n'ubundi form hano udushyiriramo uko twabibonye kare, bank, izina rya banki, ugashyiramo konti yawe hano neza, ugashyiramo amazina ya nyiri konti hano. Noneho ukemeza. Iyo kwemeza ugomba kubanza ukareba neza koko
niba ibyo wanditse hejuru bimeze neza, hanyuma ukabona kwemeza. Iyo umaze kwemeza rero ikindi ukora ubwo hano, kubera ko twasabye ikindi gishya cyajemo, ni ukuvuga ngo hano iyo uri gusaba urupfu hari ibyemezo runaka tugusaba gutanga uko byagenda kose. Muri ibyo byemezo rero harimo icyemezo cyo kwitaba Imana gitangwa no kwa muganga, ugomba kugitanga. Iyo utagitanze ntabwo twemerera ko wakomeza. Nk'ubu ngubu ngize ngo ndakomeje, niba nta cyemezo mfite, tuguha ubutumwa bukubwira ko rwose ugomba kubanza ugatanga, ukakora upload y'aya mafoto. Iyi rero hano uploadinga bishobora kuba ifoto iri mu bwoko bwa PNG cyangwa JPG cyangwa n'ubundi bwoko, bigomba kuba gusa ari ifoto cyangwa se ikaba ari PDF. Ubwo niyo format hano twemera. Nushyiramo ya document yindi ntabwo tuzayemera. Ni ukuvuga ngo uraza ugahitamo hano, urugero nshobora kuza ngahitamo ifoto iyo ari yo yose hano, nkaza nanone ngahitamo hariya icyemezo cyo kwitaba Imana gitangwa n'ubuyobozi bw'ibanze, nkaba naragihawe ari PDF, nkagishyiramo. Urabona ko nshyizemo PDF, hano nshyizemo PNG, na hariya nshatse noneho niba nyifite nkaba nashyiramo JPG, ariko ndabona ntayo mfite. Ubwo umuntu yashyiramo iyi hano, na hano ngashyiramo iyi ngiyi JPG. Noneho iyo maze kuzuza ibi byangombwa byose biherekeza bwa busabe bwawe, uhita ukora notify. Hano nta kabuza byose uba ubyujuje. Iyo urangije rero kubyuzuza, n'ubundi nk'uko twabibonye kare, ubona ubutumwa bukubwira ko ubusabe bwawe bwakiriye kandi muzahabwa igisubizo vuba. Ukanabona ya SMS kuri telefone yawe ngendanwa iguha na nimero y'ubu busabe mukoze. Ubundi izi rero washaka ugasubira, noneho iyo urangije hano icyo ukora ni ugusubira inyuma, cyangwa se niba nta kindi wakoraga ugakora gusohoka cyangwa se log out. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose, ibi biri hano nizo serivisi dushobora kuguha online kugeza ubu ngubu. Iyindi rero, ubwo iyo urangije hano ushatse rwose ukora log out ugasohoka, noneho ukigendera. niba wari muri cyber cafe, ni byiza ko buri gihe ukora log out kugira ngo undi muntu ataza akaba yakugira muri konti yawe. Iyindi rero ntuze dufite dukora ni uburyo twohereza abantu kontra online. Ni ukuvuga ngo iyo umaze guhura n'umu agent wacu, cyangwa se waje ku biro byacu, iyo umaze ukuzuza proposition imwe isaba kugufungurira gukorana amasezerano natwe. Iyo umaze gukora amasezerano yawe twayakoze twayemeye, ni ukuvuga ngo iyo amaze kuzura amasezerano yawe, tukoherereza iyi SMS ikubwira ibikubiyemo amasezerano, ibintu by'ingenzi birimo. Tukubwira amasezerano, nimero y'amasezerano twagiranye, tukaguha iyi link tuba twaguhaye, ni igufasha aho ujya ukabona amasezerano. Ikindi kintu cy'ingenzi kirimo ni umubare w'ibanga tukoherereza ugufasha kwinjira kuri aya masezerano tuba twakoherereje online. Ni ukuvuga ngo hano icyo ugomba kwibuka ni ukuvuga ngo ni iyi code n'iyi link. Ku bantu bafite rero telefone ziri smart, iyo ushatse uhita ukanda hano, bibaye na byiza ubanza ugakopiya iyi link. Iyo umaze kuyikopiya, niyo utayikopiya, ku bantu bayibonye wenda bari kuri mudasobwa bisanzwe, icyo ukora ni ugushyiramo iriya link, noneho warangiza ukandukuramo mu kazu tuguha, ukandukuramo iyi code. Ni ukuvuga ngo rero
ikintu cya mbere ukora ni ukujya kuri iyi link, ikanyikopiye, noneho ninza hano, ubwo iyi link niyo nshyira muri browser yanjye. Iyo maze kwishyira muri browser yanjye bansaba ni ibingibi mbona, welcome to Sanlam V PRC policy printout. Ni ukuvuga ngo rero icyo bagusaba hano, bagusaba ko winjizamo ya code twaguhaye. Iyi niyo code ngewe bampaye. Iyi code rero iyo umaze kuyishyiramo hano, tuba twakohereje kuri ya SMS ariyo iyi ngiyi, murayibona. Ni ukuvuga ngo iyo urangije uhita wemeza hano. Iyo wemeje hano, ubwo iyo washyizemo code nyayo, tuhita tukujyana kuri ya masezerano. Urabona ko nimero ya masezerano hano ariyo. Ni ukuvuga ngo rero icyo nkora, ndasoma neza nkareba ko nta kibazo kirimo. Iyo nsanze hari ibintu batanditsemo neza bidahuye se cyangwa se neza, ubwo ngarukira hano. Nta kindi kintu mba ngomba gukora uretse guhamagara nkababwira nti amasezerano mwanyandikiye hari ahantu mwanditse izina nabi, cyangwa se hari aho imyaka mwashyizeho siyo, cyangwa se amafaranga nemeye muzayamukata buri kwezi ntago ariyo. Ubwo iyo usanze byose bimeze neza, iyo usanze bimeze gutya nabi, ubwo icyo ukora logout. Ariko iyo usanze ibintu bimeze neza, nta kintu bibeshyeho, amasezerano ari nk'uko mwabivuganye, nta kibazo, ukanda hano ko wemeje amasezerano nk'uko kare twabibonye, warangiza noneho ukabona kwemeza kugira ngo ubone ya masezerano yawe. Ubwo ngubwo utibuza ku biro cyangwa se ngo ubone urupapuro rukomeye, hano tuba tuguhaye amasezerano yawe yemewe rwose neza, natwe nta kibazo. Ubwo ni ibingibi urebye, izi nizo serivisi. Iyo urangije rero uhita ukora logout kugira ngo uve mu masezerano yawe. Si ngombwa ko buri wese ayabone. Ubwo ikiba gisigaye, niba ushaka kujya ukurikirana ibijyanye n'imisanzu yawe kwitanga no kuba wakora claim nk'uko twabibonye, iyo uri mushya ni byiza ko ukora register iyo usanzwemo, ubwo uzakora login. Ngiyi rero uko Sanlam V online services zikora. Murakoze.